bano bantu ibyabo bimeze abangegera we wigira umugore we bakubitwa n'inyuma ntaje kurwana mwana ntunyegere na gato tubazaniye ibintu bitandukanye guhera mu cyaro kugeza mu mujyi wa Kigali. none turiko turitembera hano igikonesheje mu kuntu mpuye na hari umuntu ndi kubona imbere ari kumwe na Kamwana bicaye ahantu, nibo bantu tugiye kubereka uyu mwanya. noneho mwaza kwitegereza muri abantu bose turi ubu tugiye kubereka ibintu bizima muri bisi. twagiye Yakamwana imeze ariko se cyenda gusanganye n'umuntu warambwe nawe uziko umutinganye se bite byawe sha nawe uziko umutinganye ndebere umutinganye none se niwe ko wabwiye umugabo uravuga ngubonye ngo uri kumwe ngo ari kumwe nawe mutinganye ntabwo uzirajyanye se amazina ati kumwe nawe mutinganye kazi kose imeze amakuru ni meza arashimira Imana akubonye n'umwuga neza ngo kibada utangiye kene mvuye mu kibada abashenzi bagera barashoka Yakamwana kandi mu ngoteza bagira ngo ari murambushi bangegera bose Yakamwana tuzo ufite ikibazo cyashaka kwibariza abagabo n'abagabo ahubwo yari bana cyari byagenze gute ahubwo Yakamwana aje hano ugenda bese abagabo nguru umugore wangegera bo aje kwisete ngewe ndi gukoreraho nase Yakamwana rwajasho mugamuyobe bise Yakamwana imeze bite ndebera hano turabye wote koze nk'umusaza n'abageni nimba wenda so umva nimba wenda je kungura bimumbirire Yakamwana jana tuganira gatoya jene kugwa amadolari 2000 none so nafite nyashi reba ukuntu meze reka kwishaka nyashi ese Yakamwana imeze bite koko sigojana hano so nawe wagiye gushiramo ryabo hano witwa ngo nabatinganye turabizi turi mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki twashaka kwica mu iki gihugu bimeze bite manu bamwijuru aba bantu wabica koko manu wakwica abantu ko nese Yakamwana dufite ikibazo uyu muntu muziranye gute we egera nukisha kamera ako umugabo ari kwiyumvira umugore ubuteze bakayisana uri kwabese nguru umugore none se Yakamwana sibira kureba Yakamwana wewe meze bite meze neza ubu nyine umugabo nyine awugize seriye Yakamwana se mwamenye kugeza kuva ryari kugiye bimeze bite wowe ubuteze abagabo b'abandi tutagiye weekend Yakamwana egera hano muri kwisha kamera bashaka kubabaza wigira indaya amasaha wigira indaya bice muzusange Yakamwana mwe kamubizi ko yayo ntamudisha bimeze bimeze gute cyane Imana basangere n'abandi umuntu utamena ruduturishana shaka kusigabusiga umugore wowe uje usanga ahangaha ubundi uzagene Yakamwana se ubwo mwenda basanganya Yakamwana duhuriye ahangaha ngende ku isete yanjye isete yanjye ndiho nigeje niba seta yawe nigeje abagabo bafite nyashi niba yaje kungura simbizi bimubaze ariko ngiye Yakamwana hari genda cyaba sobanura bimeze bite biri serious Yakamwana nawe sarabizi nawe usigaye umuntu w'umugabo nk'uyu asigira indaya y'umugore ko nese igihe ufite ikibazo ufite ko mbasanganye hano ngo akababwira ngo ni ku iseta yiwe kandi abubarize nawe nimba yarabaye we Uganda yari yatangiye kurasiza ingegera ingegera zigira abagore kandi ari abagabo ndibaza ndekura inzoga bamudayimoni mwegera hano tuganire bateganye arankumira abatinda wamudayimoni wicunge kamera batezera mu ibintu wicunge Yakamwana mwe mufite gahunda wamudayimoni wamusatani bano bantu ibyabo bimeze abangegera we wigira umugore we bakubitwa n'inyuma nese Kayusi yego Jeff ndenda kubibariza kandi munyishire mu ijambo rirambuye urabizi hano hano tuba mu kigihugu ibi ni ibintu ko ikigihugu ni cy'amata n'ubuki abatinganyi barasigira
cyoko yakamwana gihe ari kungora ari kumbagamira abatinganyi baremwe mu buzima bwanjye ahubwo nandi kibazo niba turi mu gihugu cy'umusaza abatinganyi mu barwanya mu kayisanga jewe nimba ariko njye nakuze nimba ariko navutse nimba ariko nakuze yakamwana kucyo twifuriza gupfa uzi ko ukira mu kaso gatara nyoko wowe kunywa byeri tuba Imana abasinzi ibakureho none se ntabwo muri abanyabyaha ariko ndibaza nk'abantu bemera abantu bameze gutya muri iki gihugu none se wemera abasinzi ariko waho ukomera gutya abo umusinzi none se njye ntabwo waho umusinzi imana akayibunwa imana ifashe tukamukara kimikoze neza uniga ngaho mwikanda hari imana yishakara kimikoze sinagutwika serious nagutabagura mu serious kameramani wigireno kamwana bataso kameramani egereno none se gifite ikibazo ahantu yakomana ko basanganya umuntu w'umugabo ko wiyambitse ingute wangegera kamwana yangunze ashaka oya mwene akira tebe kanyusi umuntu w'umugabo tuganira indaya y'umugore ibi ni ibintu ko kanyusi egera rwose kameramani muri kare cyangwa duhagarara bemeze gute kameramani waje ko akomeje kugenda kanyusi ngwino uteze abagabo wa mukaritasi we kayusi ngwino va mu muhanda mwana tuganire tugende hano amasaha ageze ko ejya tuganire basi duhita turangiza turakwishyura ntari uranyishyura se ngende kwicuruza reka nimba uri bumba kinyuma ndakubwira ntabwo mbikora ahubwo ndashaka kwibaza abantu b'abatinganyi n'aba koko mu Rwanda bafashe icyemezo bakajya babarasa wowe n'igihuriye ahangaha bigera n'icyo utabuje kugura umutinga yagusanze hano mwicaranye muri kumwe kugura umutinga kuki umutanze hano se nanjye wigize indaya y'umugore kandi urikira ni gute atankunda se wasanga wenda yateranya kameramani zooming hano ni nyashi wasanga yakamwana yankunze ahubwo yanze kubimba mana yanjye tuganira mu muhanda batabagonga uko bagonze mu kiganiro neza yakamwana muze tuganira gato basi turangize duhita tugenda mani jure uri kureba abanyamakuru mugenda mubangamira abantu mufata inkuru none se yakamwana twebwe tuwe kuganiriza abantu none se bayitukuza se siminwa yanjye siminwa ikomba tugahuza neza abagabo ubwo rero waba wisimbiye ninjoro ukagira ngo nyikibone ikigore kandi ari urugabo none se ni kwahuza angize ariko yanyobera aho ngaho yakamwana wewe tugusanze hano muri komite umva yakamwana wazi waba winywereye icupa ryawe wabona n'iki mu kabari ninjoro ukagira ngo ni ikigore kandi ari urugabo ndabura umuririmbiri wowe twebwe tubasanze hano muri kumwe ko mwari muri kumwe waje abo ni baje kungura ndekura wasanga ugiye ukama kame kura wasanga wenda wamwitse tutoka kameramani komeza unzungu mingire nyashi ntabyo kurwana oya kamwana ntabyo kurwana mwana ntunyegere na gato kameramani wegere n'umwana ufasha kameramani wicunga ese abantu bacunga bibona ibintu ukuntu bigenze tugerageje kuganiriza abantu dusanze hano ariko ntabwo bishobotse ko twaganira bakamwana turabona bivumbuye ubanza umenye umuntu wari we kayusi reka tuganire twumvirize ibyadushikiriza muri uwo mwanya kuvuga ngo bimeze neza rero yakamwana duhuriye kuri Innocent simbizi nimba nawe yarabaye umutinganyi ariko mpamya neza yuko nawe yari mu bantu baje kungura ahubwo gihe bari abantu bigira ngo bahuza n'abakobwa babo wasanga nabo batingana ku karubanda tutabizi cyo ugasanga banatingana byihishwe ariko ku bwanjye bitewe n'ubwiza ndiho mw'iyi minsi bitewe na nyashi ndiho mw'iyi minsi oya reba oya nayo ubonye kameramani nyashi izuminga uko izuminga uzuminga neza ndebe wazibonye nyashi se nese wazumbira iki ndabona niyo mpamvu mwiza umeze neza urafiringa yakamwana afite ikishaguza kumbwira akaba yagize ubwoba bwo kwimbira ko yakubonye dore kumuri abanyamakuru bamwarahuye inshuro nyinshi yakakimbuka mugira inama akakimbira ikintu kimbabaje nuko yisa ncika nkaramubagije urumva ndi kuja kumubaza kankwepa ariko hari umunsi tuzahora nkamubaza neza ko niba byifashe impamvu agucitse ni ikimwaro none se yankubaze ko twe turi mu gihugu umusaza twitoreye tukamutorera ijana ku ijana ibintu ko nkunda kubibona ku bantu bakeya bimeze mu gihugu cyacu urumva nta kurwanya
nta bintu byo kurwanya abantu bibaho sibyo tuba tugomba guhuza kivandimwe kandi tuba tugomba kubana nubwo nta zimana zidakubanya amahembe ariko tuba tugomba kubana kivandimwe sibyo icyambere cyo nta muntu ushishikariza kujya mu butinganyi kuko ubutinganyi ntabwo ari ikintu cyiza najyaho ngo ndate niba ariko navutse ari nako naremwe ntabwo ngiye ngo mbishishikariza abantu cyangwa mbyamamaze nuko mba mpuye namwe nk'abanyamakuru nibereye nk'ahantu nese nta muntu nibye nta muntu nakubise nta n'umuntu nesikorotse nuko gusa nambaye ikigori none se nk'ubu nk'ahantu ba mu gipangu bagufata gute ko tuzi abantu bameze gutya ahantu baba babayeho bajya babafata nabi ajya ushambira gusaba amazi mu baturanyi bakayakwima bivaye n'ukuntu nyine ufiringa ubuzima bwawe ahantu ba mu gipangu ntabwo ubangamirwa so nuwa ngo njye ahantu njye mba mu gipangu urumva mbagomba guhuza n'ababishaka icyambere cyo barabizi neza ko njyewe ayo hormone yavukanye ntabwo banyinuba kandi ikindi mba mpumura mba meze neza mba nitayeho sibyo ubundi bazajya bamfata nk'ikibi ibyaye kibira kirigapfa ibyaye kiboze sibyo ntabwo wabyara umwana ufite ubumuga ngo umujugunye nk'urugero rwa hafi nta nubwo inkoni gishikira igufana gishikira ingeso turumvikana bishatse kuvuga ngo rero mujye munde kuko ndi abantu kuba mu nyanga cyangwa kuba mu kiri urubanza ntabwo bivuze ko Imana nayo ikiri urubanza urumva kuko Imana niyo yaturemye urumva nayo dukesha kubaho urumva je ngomba kubaho niringiye Uwiteka siko yameze se niba ikisha ukomba kumbaza harakarusha kubaza kanyuma cyangwa kamwe cyangwa kibiri egera ndakubaze ntari nta kibazo uri kugenda urumva waba uri kuma akazi kenshi ngwino tugare nta kibazo nyine bimbaze twakubwiye ko turakwishyura amafaranga kugira tugare nta amafaranga kugira ngo ufate ikinyamakuru ntabwo ndi kwicira umuhanda batawugora ngwino tuganira gato nta kibazo turangira tujye twigera turabizi ko nk'iyo wavukiye nk'ahantu nko mu rugo iwanyu bashobora kuba tuvugana njyewe hano ndatese bashobora kuba wenda banyinuba niko ushaka kuvuga imibanire yanjye nabo idahuye cyangwa batabyishimiye jewe mama yambyaye urumva yambyariye mu byaha mama yambyariye mu byaha papa na mama barinze kugira gute guhuza ubuzima kugira ngo banahuze n'imibiri kugira ngo bikunde nanyuze mu byishimo byabo ariko njyewe bambyariye mu byaha ndabizi kuba bambyariye mu byaha nanjye mukafatanya mpamvu wese umera gutyo nyine ntabwo nameze gutya mu cyaha reka nawe bite ntabwo nameze gutya ariko njye mbishaka nabaye gutya kubera yuko ari ubuzima urumva Imana yandemyemo kubera ko hormone navukanye sibyo rero bishatse kuvuga ngo muzajya mwitondera ibintu kubera ko njyewe ntabwo wanca mu isi cyangwa ngo uce mu gihugu kubera ko Imana niyo yandemye nase nta guce mu ijambo nk'abantu bagenda batera comment bavuga ati cya gitipe ni igisazi cya gitipe ni iki ntabwo tukeneye kukigira iki niba ndi abantu babwiye inama y'amagambo bagenda bavuga umusazi ndagira ngo mbabwiye ati gira biyamye nta muntu ntunze nawe nta muzuri iwabo tumvikana kandi nawe munyamakuru ugera umbwire abanyamakuru bagenzi bawe nta muntu ujya winyambikana n'undi shaka kumva bazijye bahangana biriya bifu byabo byuzuyemo amibe n'utuyoka jewe ntabwo none se mubeshe none se gere nawe usizemo akanuza ahubwo reba ukuntu umeze genda iza size zigezweho tumvikana hari umuntu wagira ikibuno gitema gutya hari umuntu wagira ikibuno kimeze gutya biraryoshye hano ni kuri wa muhanda wa kuri cafe maze kwakira ubuzima ubayemo urabufiringa nta kibazo cyo gihari ubuzima nabufiringa kandi nabyakiriye icyambere cyo urumva bariya baducira imanza cyangwa bariya abantu batuvuga ngo kiriya ni igisazi buriya ngo yapfushije ahagaze nimba barapfushije mpagaze bro mu makaya njyewe ntabwo ndi kumwe nanyu sibyo niba Nyakamwana yari yankunze cyangwa yashatse simbizi sinzi niba yagaruka byibuze tukahuza yagarutse Nyakamwana shushu Nyakamwana yagarutse ariko se yari yagiye ntabwo yagenda Nyakamwana yarankunze uyo mubaza akantu kamwe Nyakamwana yarankunze Nyakamwana yarankunze nese Nyakamwana kuvuga ngo abantu babangaba ngo twapfuye bariza akantu kamwe gusa none jewe nagusanze hano uri kumwe n'uwo muntu waje mu biki mwe mwaje gukiringa iki mwe mwaje kuganira iki kambanze ngusubize mu discipline uyu mukaritasiyo kavuna umuheto kavuna umuheto we uri guteza abagabo ngo uri umugore koko wanyanembwa uri umugore dore nyashi wasekurume wowe kutonga we iki nasekuranye nawe ahubwo wowe niba wankunze bingi waje ku mugore oya tubasanganye hariya ingegera baducunga twasinze bakatubeshya ngo ni abagore wagera mu buriri ugasanga ni urugabo ahubwo ntatombo yarabivuze nahise kubera kubona ko ndi umugabo ibi ni ibintu ko
none se ubu wasinze none ibaza ko wasinze nese impamvu none musigaye mutega no kumanywa none se niba tudatega si impamvu zacu anaze uteze abagabo b'abandi hano uri muri ambushi ubizi uteze muri ambisikade ubizi uteze ko neza uri kuri patorore uri kuri bariyeri ukuntu abantu baca tere kame n'umureo kaze ngatere hano yanjye reka mwana tancika uko njye nabonye uri mwiza oya wenda wasanga mumereye akamwana namukunze cyane afite nyashi nziza cyane satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari maze oya akamwana ngenda akamwana ngenda ashaka ko urukundo yankunze arungaragarize mama wicunge wewe kuri kamera yakamwana se ko mugiye tuzaganiriye se ngo turangize oya kamwana ndabizi neza yuko mwice se oya no mwice mwice mbe tuganira kanyuma basi turangize wande oya ngenda gukurikirana pe kameramani wicunge urabona ibintu ukuntu bikomeze kugenda hano hantu urabona akavuyo intambwe y'abantu benshi ariko turashobora kubazanira ibindi bintu bikomeje urabona ko abantu twari tujya kuganiriza abantu cyiza mukomeze rero mwihangane ariko turakomeza tubashakira amakuru hano nuko ntabonwa ndakubaze se wewe mubaze abantu bose bari gutinya kubera ngo ntabwo bashaka ko tubabaza kubona nka ziriya zabari abantu ariko ntabwo turi buri umuntu turi bubaze tukubaze se wewe mwibariza rata imeze bite se fresh pa imeze fresh biracamo se biragenda kubona umuntu w'umusaza uba wivuye no mu kazi njye mba mvuye gupapara akazi wallahi ibintu rero wari uhari se wabibonye byose nabibonye ese nkawe nk'umusaza w'umujene abahungu bameze nka kuriya bavuga iki bariya barabone no kuvuga ngo nabanduza umuco wacu kuko bira mu Rwanda ntabwo bikwiye ahubwo kiriya kibazo bakwiye kukigaho bakagica cy'urupedero hano urukozasoni mu bajene yose ariko nk'abanyamakuru n'impamvu tuba twize twavuga ati ibintu biba biri kubera ku isi abantu benshi baba batabizi ariko kubera ko ariko kazi kacu twavuga ati reka tube tubyereka abanyagihugu nabo bajye batera n'amakomenti bavuga ati aba bantu baracyabaho muri iki gihugu cy'umusaza kandi abaze ejo bundi twatuye umusaza twamuteye neza igihugu cyacu ni icy'amata n'ubuki guta abantu nka bariya baba bakidegamya gutya buriya abantu nka bariya urabona mu gihugu nka bariya bagakwiye kuba bafata kavuga reka dukore twereke Rwanda rw'ejo bariya ni abantu bakuru ntago ari abana bagakwiye kwereka Rwanda rw'ejo kavuga namwe muze mwaka kazi none se uzabwira umujeni ngo ngwino mu rupede oyo zaba uri kwica igihugu zaba uri gusenya Rwanda rw'ejo urumva nk'abantu nk'aba twabakorera iki twabafunga twabareka aya abantu nk'abari ubundi nk'umujeni twatoye muri iyi minsi agakwiye kubyigaho akabagira gereza yabo kuko bari abantu ntago tubakunze bari gucavuza igihugu bari kucyanduza ahubwo rero n'izina ribi arakoze cyane umusaza ariko nta nubwo mbwiye akazina kawe nyine nshaka kuvugana n'abaganje ngewe banyita Iradukunda Patrick ariko na YouTube yawe uratana umusaza umusaza tuvugane se na YouTube yimbwe bura nta kibazo ko yimbwe Kabaka TV Kabaka TV yes turakomeje turabona uruhuri rw'abantu rugiye abantu bakomeje kuba bishe ariko turi kubona abo tuganiriza nawe sinzi cameraman nibaza twasoza murakoze cyane mukore subscribe kuri Kabaka TV share comment inkunga zanyu zirakenewe